Ndabasuhuje mwebwe mwese mukurikira ibiganiro byacu hano kwishyo TV. Jewe ndi Alani Claude Nzamurambaho. Bahaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi. Uyu munsi turi kuwa 9 ukwezi k'Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2021. Ni umunsi leta zunze ubumwe za Tanzania zizihiza itariki zabonyeho ubwigenge. Ni ubwigenge bumaze imyaka 60 Tanzania ibubonye. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yitabiriye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'ubwigenge bwa Tanzania. Ni ukuvuga ko nyakubahwa Paul Kagame ari i Dar es Salaam muri Tanzania. Reka dusome inkuru igihe cyanditse ivuga ko Perezida Kagame yitabiriye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'ubwigenge bwa Tanzania. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame numwe mu banyacyubahiro bitabiriye ibirori byo kwizihiza imyaka 60 ishize Tanzania ibonye ubwigenge. Ni umuhango uri kubera mu mujyi wa Dar es Salaam, aho wanitabiriwe na Perezida w'iki gihugu Samia Suluhu Hassan. Perezida Kagame yageze muri Tanzania kuwa 8 Ukuboza 2021. Aha yakiriwe na Minisitiri ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Professor Palamagamba John Kabudi. Yaherukaga muri iki gihugu mu ruzinduko rw'akazi ku butegetsi bwa Dr. John Pombe Magufuli witabye Imana muri Werurwe uyu mwaka turimo. Tanzania yabonye ubwigenge mu 1961 nyuma y'igihe kinini yari imaze ikolonizwa n'Ubwongereza. Mu gushaka gusobanukirwa byinshi kucyo uru ruzinduko ruba rumariye ibihugu byombi, haba ku byerekeranye n'ubukungu cyangwa se na politike y'ububanyi n'amahanga muri rusange, twavuganye na Dr. Ismail Bukanani. Ismail Bukanani ni umupanafricaniste, akaba nanone inzobere muri politike yaba imbere mu gihugu ndetse na politike mpuzamahanga. Ikindi, Dr. Bukanani yabaye umwarimu igihe kinini muri kaminuza zitandukanye. Ishyo TV twamubajije ibibazo bitatu. Ese Dr. niki mubona twakwitega ku ruzinduko rwa Perezida Paul Kagame muri leta zunze ubumwe za Tanzania? Ese kubijyanye n'ibyo u Rwanda rwohereza muri Tanzania harimo ikinyuranyo kinini? Uru ruzinduko abikorera ba hano mu Rwanda barwungukiramo iki kubijyanye no kongera ingano y'ibyo bohereza mu mahanga? Nanone ndibaza, Tanzania n'u Rwanda ni ibihugu bituranye ariko bitagiye bigira umubano uramba, cyane cyane twafata urugero nko ku ngoma ya Jakaya Mrisho Kikwete wayoboye Tanzania, ndetse no ku ngoma ya Ret Magufuli hari umubano utaragiye ugaragara neza, ndetse n'udutotsi tumwe na tumwe tukaza mu mubano w'u Rwanda na Tanzania. Ese Dr. twakwizera neza ko ubu aho Hassan Suluhu agereye ku butegetsi umubano waba ugiye kuba nta makemwa? Dr. Ismail Bukanani yasubije Ishyo TV muri aya magambo. Ku kibazo wibaza ku ruzinduko rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku munsi nk'uyu nguyu Tanzania yizihizaho umunsi yaboneye independence cyangwa kwigenga kwayo, dore ko amaze imyaka 60. Ikintu umuntu yakwitega rero ku ruzinduko rwa nyakubahwa wa Repubulika Paul Kagame muri leta yunze ubumwe ya Tanzania, icyambere cyo no gushimangira umubano uhari hagati y'u Rwanda na Tanzania. Ni ibihugu bifite amateka maremare, byabanye igihe kinini, ni ibihugu byagiye bicumbikirana abaturage ku bandi, ni igihugu duhahirana, ni igihugu dukoresha inzira y'umuhora, cyane cyane ndavuga ku cyambu cya Dar es Salaam. U Rwanda muzi ko ari igihugu kiri hagati y'imisozi n'ibibaya, reka tubyite ko mu rwego kwerekana ko ntabwo biba byoroshye kubona inzira iva ku cyambu, kuko u Rwanda turi kure y'inyanja, ariko gukoresha icyambu cya Tanzania ni bimwe navuga ko twungukira ku Batanzania. Icyo rero twakwitega nk'uko wabibazaga, numva ko ari gushimangira nyine wa mubano wari uhari, ndetse ni no kwishyura nyakubahwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Tanzania Madame Suluhu urugendo yagiriye mu Rwanda mu mezi ashize, kujya rero kwifatanya nabo ni ikintu gikomeye cyane, kandi kigaragaza
ngo ifuni bagara ubucuti n'akarenge. Ibirare nicyo bishatse kwerekana uburyo tubanye na Tanzania. Nkumva rero arabasa abanyarwanda gusa n'abatanzania bitezeho byinshi kubera ko umubano w'u Rwanda na Tanzania ugomba kuba umubano ntakemwa mu buryo twagenderana, mu buryo Tanzania bagendera hano, ndetse n'abanyarwanda bakagenda muri Tanzania nta nkomyi nta n'ikibazo. Ibyo rero no kubishimangira nicyo mbona ko uruzinduko rwo kwifatanya n'abatanzania mu kwibuka cyangwa se mu kwizihiza mu myaka 60 Tanzania imaze ibona ubwigenge. Nkumva ko rero ibyo ari byiza cyane ku Rwanda ndetse no ku Batanzania. Uravuga uti wenda kubikorera urashaka kuvuga abacuruzi bakungukira iki se, bakongera iki mu byo bohereza muri Tanzania? Nibyo koko nk'uko bizi u Rwanda rwohereza ibicuruzwa muri Tanzania bigeze hafi kuri miliyoni 300 buri mwaka z'amadolari. Tanzania nayo ikagira hafi miliyoni, hagati ya miliyoni 600 ndetse na miliyoni 800 z'amadolari buri mwaka mu bicuruzwa biva Uganda biva Tanzania biza mu Rwanda, ndetse n'ibindi bikomeza bijyana na za Goma. Muzi ko burya na Kongo nayo hari ibicuruzwa bimwe inyuza mu nzira ya hano. Ibyo rero icyo bishaka kuvuga ni ukuvuga ngo nko ku Rwanda numva ko abacuruzi babiboneramo amahirwe yo kuba hariho diplomasi cyangwa se imigenderanire hagati y'ibihugu byombi imeze neza, kandi abayobozi b'ibihugu bagenderana n'abayobozi ba Tanzania bakabashimangiye gushyira hamwe mu kubaka Afurika twifuza. Ibi bihugu rero muzi ko biri no muri East African Community byombi. Urumva rero abacuruzi ni amahirwe bafite yuko guhahira muri Tanzania no gucururiza muri Tanzania bishobora kubaha amahirwe yo kongera ubushobozi bwabo, dore ko buriya n'abacuruzi benshi nka za peteroli, nk'abacuruzi bicuruzwa cyangwa se ibikoresho, navuga wenda nk'urugero ibikoresho byo kubaka, muzi ko inzira nyinshi zikunze kunyurwa muri Tanzania. Nkumva rero ari kimwe mu nyungu kigaragara ko imibanire hagati y'u Rwanda na Tanzania abacuruzi rwose bashobora kuyungukiramo byinshi, ko Tanzania hari ibyo ikeneye. Mujya mwabonye uruzinduko rwa nyakubahwa Madame Suluhu mu Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika wa Leta Zunze Ubumwe za Tanzania. Hari bimwe yifuje ku Rwanda rwafasha mu Tanzania, hari mu bintu bitandukanye, ari mu buhinzi, ari mu rwego rwa gisirikare n'umutekano, mu rwego rwa ICT. Hari byinshi nabo bakugira ku Rwanda. Nkumva rero abafite ubucuruzi babishobora kubyungukira muri ibyo byose. Uravuga ku rwego mu gihe cya Kikwete ko hagiye abaho mu dutotsi ndetse no ku bwa Magufuli, ukaba ariho uvuga cyane ugerageza ko Kikwete tabane neza n'u Rwanda. Ese ukibaza uti mu gihe cya Suluhu byo byifashe bite? Burya ari ikintu tugomba kujya tugira ngo tugaragaze cyane. Ibihugu iyo bibana habaho ibyiza hakabaho n'ibibi banyuramo. Habaho imyumvire, igihugu gifite imyumvire yacyo, ikindi kigize gifite uko kibyumva ibintu. Ibyo rero murabizi neza no mu Kinyarwanda baca umugani ko ntazibana zidakomanya amahembe. Kuba rero twaragiranye ikibazo na Tanzania ku rwego rwa gihe cya Kikwete ni ukubera wenda ko nimwe mu myumvire ye atumvaga, cyangwa se byaba ku bushake ashobora kuba atumva uko u Rwanda ruhagaze. Kuba rero ubwa Magufuli harajemo agatotsi, ibyo ni Tanzania ifite uko ibayeho n'abanyarwanda dufite uko tubayeho. Wibaza rero ku bwerekeye na Suluhu bibaza bimeze bite? Numva ko ku mugaragaro kuba yarabaye Perezida wa Repubulika Madame Suluhu akagira uruzinduko mu Rwanda, icyo ni kimwe kikwereka ko harimo amahirwe menshi yo kubana na Tanzania mu gihe cya Suluhu abaye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Tanzania. Nkumva rero icyo nareba cyane kandi nashimangira nuko kubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiye gusura Tanzania akifatanya nabo no kuri umunsi wabo ukomeye, birakwereka uburyo u Rwanda narwo icyo rwifuza muri diplomasi cyangwa mu mibanire. Ni nayo byashyizwe imbere cyane kuva na mbere, kubana n'ibihugu by'inshuti ndetse by'abaturanyi n'ibihugu bya kure, ariko tukabana nk'inshuti, inshuti zisangiye ibyiza, inshuti zigira kubaka, zishyize imbere ibyifuzo byose bya buri gihugu. Kuri Madame Suluhu rero numva ko twitezeho byinshi, kandi mwaranabibonye amasezerano yasinywe mu ruzinduko yagiriye hano. Ni amahirwe rero kuri twebwe nk'abanyarwanda, ni n'amahirwe ku Batanzania. Nkumva rero ibindi byahise, amateka yahise ko bamubanjirije abayobozi b'igihugu cya Tanzania, numva ko hari byinshi nawe azaze gukosora ku byerekeranye n'imyumvire, ku byerekeranye n'uko byagenze. Nkumva rero twamwitegaho amahirwe menshi akoshoboka, kuko ubona ko Madame Suluhu
afite uburyo yumva politike ye yo kubana y'u Rwanda na Tanzania. Muzi ko dufite ambasade ya Tanzania ahangaha mu Rwanda, na Rwanda rukagira ambasade muri Tanzania. Numva rero ibyo ari bishimangira umubano mwiza, kandi numva ko imbere haza heza hari heza h'u Rwanda na Tanzania n'abatanzania muri rusange. Muri make navuga ko uruzinduko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri Tanzania ku munsi Tanzania yizihizaho isabukuru y'imyaka 60 bamaze abonye ubwigenge, numva ko nishimangira rero ubucuti, gushimangira ubucuti bw'u Rwanda na Tanzania. Nkumva aricyo kintu cya mbere kigezweho kandi twakwishimira muri rusange nk'abanyarwanda ndetse n'abatanzania. Reka dushimire Dr Bukanani ku kiganiro yahaye Ishyo TV n'abakunzi bayo. Namwe kandi mbashimire kuba mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Reka tuzasubire mu biganiro byacu bitaha. Ibyiza nuko mwasangiza ibi biganiro inshuti zanyu ziri hirya no hino kugira ngo turusheho kugira umuryango mugari ukurikira Ishyo TV. Murakoze cyane, naho ubutaha.